rishimwe. Amazina bayabwiye rero nitwa Manirafashe Jean Paul. Nageze aha kubw'urukundo Imana idukunda, ishima ko dufatanya kuganira ku magambo y'ibyanditswe byera atari menshi, kuko nasanze gahunda za hano mufite uburyo bwiza mwazoruganije kandi mukaziringaniza. Niko gahunda iri, nibyo bihe dusohoyemo, kandi abana b'Imana ntabwo bakwiye guterwa ubwoba n'ibiri mu kuba, ahubwo iteka ryose bakwiye guharanira kuba barimo kwiyeza ngo Kristo yerekanwa, njye namwe tuzamusanganire. Niko gusaba kwanjye, kandi nisabira namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo tugiye kuganira amabwiriza agenga gutoragura manu mu minsi 7. Amabwiriza agenga gutoragura manu mu minsi 7. Tugavuze iminsi 7 rero, kandi tuzi ko ibyanditswe bivuga iminsi 6, ubwo bigenze gute? Ariko ni amabwiriza agenga gutoragura manu mu minsi ngahe? 7. Reka dusenge Imana. Mana yacu igira neza, umwami udukunda kandi utwitaho iteka ryose, izina ryawe rishimwe. Twateranijwe no kukuramya, turaha mu rusengero rwitiriwe izina ryawe kuri uyu musozi. Amahirwe watanze mu cyumweru cyose gitambutse, ndetse ukaduha n'amahirwe yo gutera intambwe tukagera ahantu ngo tubashe kugira icyo tuyakuramo, kandi aho bitagenze neza tubabarire, ngo uteze intambwe nshya. Uhereye umunsi tube abateguriwe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama, tubyambarije ubuntu mu izina rya Yesu. Amabwiriza agenga gutoragura manu mu minsi ngahe? 7. Turaza kwanariza cyangwa turiga cyane ni ukuva iki cya 16. Naho tugiye kugana mu kuva iki cya 16, kandi ndifuza ko nge namwe tuhajyana ngo tuze gukoresha igihe gito gishoboka, kugira ngo nge namwe tugire icyo twumva mu butumwa Imana yaturinganirije cyangwa se itwifuriza. Manu iyo dusomye hariya ntabwo ari izina ryatanzwe n'Imana, ahubwo ubwoko igihe bwabonaga icyo kintu uko cyari umweru kandi bakabona ukuntu kanganaga, bakise manu. Iryo zina ryaturutse ku Bisiraheli igihe bari mu butayu, ariko manu yaje kugira ngo ubwoko bw'Imana bumenye ko Uwiteka ari ubarengera, ni ubabeshaho, niwe ugena byose. Nyamara amabwiriza agenga gutoragura manu na n'uyu munsi natwe turacyafite. Ntabwo byarebaga Abisiraheli bari banditswe nk'uko byanditswe mu gitabo cyo Kuva gusa, ahubwo natwe uyu munsi turacyatoragura manu. Ariko mu gutoragura kwacu manu, nagira mbibutse ko dufite amabwiriza agenga gutoragura iki? Manu. Nibwira ko uko turahangaha twese, usibye abana bafite imyaka mikeya, ariko buri muntu muri twebwe agira uko abaho mu minsi yose, uhereye igihe yabereyeho. Ariko mu minsi ya hafi n'icyumweru gishize, buri ufite ukuntu wateguye, ufite ukuntu wabayeho. Ariko ibyanditswe byashyizeho ukuntu umuntu w'Imana akwiye kubaho. Nubwo turi Nyagatare, ubuzima busa naho butoroshye, ariko ntimugire ngo ni igitangaza, ahubwo niko isi yubatse, nicyo gihe dusohoyemo, kandi dukwiye kubibamo dushima Imana yacu. Iyo nsomye Bibiliya yanjye nawe ugasoma iyawe mu Kuva 29 mu murongo wa 39, reka nze gusaba abayobozi bakuru bari hano, cyangwa se niba bitaza gutinda nze kuyisomera. Igice cya 29 umurongo wa 39 ni igitabo cyo Kuva. Handitse aya magambo avuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibitambo by'iminsi ingana iki yose. Ibitambo by'iminsi yose. Ndagira ngo turebe niba koko ikintu tugikora mu gutoragura manu kwacu, mbese nacyo tukitaho. Baravuze ngo umurongo wa 39 ngo ujye utamba umwe mu gitondo undi nimugoroba. N'uwo murongo nyine nari nagambiriye. Ujye utamba ryari? Mu gitondo na ryari? Ni inshingano y'umudivanisi w'umunsi wa 7 kumenya uko atoragura manu mu minsi 7. Mu gitondo ubigenza ute? Nimugoroba ubigenza ute? Imana yashyizeho umunsi ufite amasaha 24. Icyakora udatangira saa 6 z'ijoro nk'uko babandi bajya babivuga, aho gutangira izuba rigenje gute? Rirenze nk'uko ibyanditswe byera bivuga. Rero utangira umunsi wawe ute? Usoza umunsi wawe ute? Amahame cyangwa amabwiriza agenga gutoragura manu mu minsi 6. Jewe nasomye ibyanditswe bimbwira ko ari inshingano yanjye n'iyawe gukora birandeba, kandi nawe birakureba. Muri Zaburi
gatanu ni Zaburi ya gatanu. Hari umurongo nshaka ko tuganiraho turebaho wa kane, ariko ntimwibagirwe ko turimo gukora analize yo kuva igice cya 16. Zaburi igice cya gatanu umurongo waho wa kane handitse aya magambo ngo, Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Baramutse neza. Amabwiriza agenga manu mbere yo kuhaguruka mu rugo, mbere yo kujya muri kakazi gutoragura manu kwacu kuri uyu munsi, ni kakazi dukora kandi tugomba kubakora rwose, kuko ibyanditswe byaravuze ngo udakora nakagenze gute. Niba murya mudakora, ntabwo muri mu bazajya mu ijuru, ntabwo muri mu cyerekezo Bibiliya yatanze, kuko gukora n'itegeko ry'iki ry'Imana. Kandi kuba ari uko isabato mu kuva igice cya 20 baravuze ngo mu minsi 6 ugiyenza gutera, ni inshingano yanjye nawe gukora. Ya minsi 7 hari minsi 6 njye nawe tugomba gukora. Muri ya minsi 6 bigenda bite rero? Umunyazaburi yaranditse ati, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, kandi mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, maze nimara gusenga nkajya gutoragura manu, ntegereze igisubizo kiva hehe? Kiva iwawe. Ihame rya mbere ryo gutoragura manu ni ukubyuka ukerekeza ibitekerezo byawe ku Mana, ukayisenga, ukayishimira ko yakurinze mu ijoro ryose, kandi mbere yo guhaguruka ukerekeza amasengesho yawe kuri yo, hanyuma ugategereza mu yandi masaha ibisubizo biza kuva kuri nde? Kuri Uwiteka Nyirukurema. Zaburi ya 55. Zaburi 55 ntabwo ibyo bikwiye gukorwa mu gitondo gusa, ahubwo na nimugoroba hari icyo gihe namwe dusabwa gukora. Ni Zaburi ya 55, turareba umurongo wa 18. Zaburi 55 umurongo waho wa 18 haranditse ngo, nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya niganyira niha, nawe uzumva ijwi ryanjye. Iteka ryose dukwiye kwibuka ko mu masaha y'umunsi harimo ibikorwa tugomba gukora, kandi ibyo bikorwa bituganisha ku kwerekana ko Imana yacu tuyibuka ko ari itubeshejeho, ko ari ituyoboye. Umuririmbyi w'indirimbo y'162 twaririmbye yaravuze ngo, iteka ryose umuntu ajye avuga ati, Uwiteka niwe ugenza gutera, niwe unyobora. None mu gutoragura manu kwawe, Uwiteka niwe ukuyobora. Ubwoko bw'Imana igihe bwari bugeze mu butayu, igihe bwari butangiye kuniha, igihe bwari butangiye kubona ko byakomeye, barayitabaje, maze Uwiteka aratabara. Zaburi 104. Zaburi 104. Zaburi 104 umunyazaburi yavuze ngo iki? Murongo waho wa 23. Zaburi 104 murongo wa 23, gutoragura manu bigenda bite? Dore uko umunyezaburi yabyanditse, kandi nawe niko ukwiye kubigenza. Yaravuze ati, abantu bagasohoka bakajya ku mirimo, jye namwe dufite inshingano mu gutoragura manu kwacu igihe turimo kwerekeza i Kanani. Ubwo tutaragerayo ariko twaba turi mu rugendo, tugomba kubyuka mu gitondo tugasenga. Twamara gusenga tugategereza icyo Imana iri buduhe, ariko ntabwo Imana izakiduha twicaye, ahubwo turasohoka. Abantu bagasohoka bakajya ku mirimo yabo no ku muruho wabo, bakageza ryari? Bakorana nijoro buriya, kuva mu gitondo kugeza ryari? Nimugoroba. Nasomye isomo rivuga ngo abantu biruhiriza ubusa kuzinduka kare, bakirengagiza kuramya Imana, bakirengagiza gushima Imana, bakagenda. Ariko iryo somo riravuga ngo biruhiriza ubusa kuzinduka kare, bakarya umutsima wo mu ruho, ariko niko aha uwakunda iki? Ibitotsi. Ayo magambo asobanuye Noheti yaravuze ngo, Imana ikunda ibitotsi gute? Imana iba yageneye umuntu wayo ibiri mubesheho agisinziriye.
iyo akangutse rero akashima Imana akajya ku murimo we, Imana iramuyobora iti dore ibyawe biri ahangaha byerekeje hariya bari hunyura. Umuntu wabyutse mu gitondo akagenda adasenze, ushobora kugenda wagerayo nka saa 2:30 saa 3, nakubu ngo babishyize gahunda ya saa 3 ni ku isi irimo kutujyana ngo ni saa 3. Ashobora kuba yabyutse saa 11 ntasenga, ariko we saa 3 wagerayo ari wowe nawe yajya kureba agasanga ni wowe urimo gutera imbere, wasigara he? Ariko niko aho wakunda iki ibitotsi iby'Imana yacu yaduteguriye ibidwa tukigenje gute tugisinziriye. Mu kuva rero iyo nsomye Bibiliya yanjye nawe ukayisoma igice cya 16, abantu b'Imana bamaze kugera mu butayu bakabona bimeze nkaho rwose imibereho yabo igiye kurangira. Nkuko bimeze muri iki gihe, abantu hari igihe bibwira ko ubuzima bugiye guhagarara kuko babonye hepfo no haruguru nta kigenje gute nta gihari, bakavuga ati se biragenda bite ubu turaza kubaho dute? Mu kuva igice cya 16 mutwe w'amagambo ntabwo musoma, ariko hariya baravuga ngo bava muri Elimu bakomeza urugendo. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 uko kwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa. Umurongo wa 2, iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu. Kubera iki? Mbese kwivovota kwawe kuri uyu munsi kuravaye kukagerayo? Kubera kubona nta kazi ugifite kwinjiza kuko kwezi uti byakomeye noneho abantu ntibakiriye, kubera ko ubona ubucuruzi bwawe butarimo gutera imbere, ubwo ubona izuba ryavuye ukabona mu gishanga cyangwa ahandi muhinga yabo umuceri cyangwa ibindi ntabwo birimo gukunda neza, kwivovota kuraterutse uti rero ntabwo tukibayeho. Ariko nagira mbabwire ko mu Gutegeka kwa 2 igice cya 12 Imana yaravuze ngo numara kurya ugahaga, inka zawe zikaba zuzuye mu biraro, kandi ukaba warubatse amazu meza ukayabamo, ntuzibwire ko imbaraga zawe arizo zikuronkesha ikira ubutunzi, kuko Uwiteka niwe uguha imbaraga zikuronkesha iki. Burya ibyo dutunze byose fondasiyo cyangwa igishoro kiva ku Uwiteka, kuko niba duhaye imbaraga zituronkesha iki. Mu gutoragura manu dukwiye gushima Imana kuko yaduhaye imbaraga ziri butume tugira icyo dukora. Hanyuma rero barivovose, nasomye amagambo ye nawe yanditse mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi mu ngeri ya 2010 ni ku ipaje y'147. Ariko kuri iki gitabo mfite hano gishya cyo ni ingeri ya 2016 ni igice cya 26 kivuga ngo bava ku nyanja itukura bakagera kuri Sinayi. Nawe yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo bataricwa n'inzara, ibyo babaga bakeneye icyo gihe barabihabwaga, ariko batinyaga hazaza. Abantu b'Imana ntabwo bivovose kuko babuze ibyo kurya, byari bihari rwose, ariko urivovota kuko byashize, ahubwo kubwo gutinya hazagenza gutera ahazaza. Aba bantu b'Imana baritotombe bavuga amagambo akomeye, baravuga bati ni umurongo wa 3 kuva igice cya 16 haravuga ngo barababwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama tukirya ibyo kurya tugahaga. Iyo dupfa ibyo kurya bikigenje gutera bigihari, tukirya inyama, tukirya amadegede n'amapapayi, kandi mu rugo rwose ntacyo dutinya, mbega tugifite icyizere cyo kugenza gutera. Aya magambo yari mabi, yabaga asobanuye ko Uwiteka ari ufite umugambi wo kurimbura iki ubwoko, ariko ntabwo ari umugambi w'Uwiteka. Ati rero nibura iyo turimbura tukimeze neza, tutarabura ibyo kurya, abana bataraturira mu maso, ariko mbabwire gutoragura manu ni itegeko ry'Imana, kandi Imana niyo igena manu abantu batoragura. Niyo mpamvu nunyuranya n'amabwiriza Uwiteka yagizeho, ntugire ngo manu yawe niyo wayitoragura ukibwira ko wayibonye, uzabona nta kirimo kukumarira, uzabona nta kirimo kugeraho. Muri cya gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, Enoki yanditse amagambo avuga ngo Imana yari yarasezeranye ko izaba Imana yabo, ikabitaho nk'ubwoko bwayo, kandi ikabayobora ikabajyana mu gihugu
kigari kandi cyiza. Iryo ryo sezerano Imana yaduhaye. N'ubundi nubwo turimo guca mu bibazo n'ingorane bigoye, ariko umugambi w'Imana ni ukuzagera iwacu i Kanani. Ntabwo iwacu ari hano rero. Pawulo yarabivuze mu Filipi 3:20, iryo somo ndikunda cyane. Yaravuze ati ariko twebweho iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Nimugire ngo ni Nyagatare. Oya, Nyagatare ni ahantu turimo guca mu rugendo dutaha, ndetse Imana yahashyize ibikorwa n'inshingano tugomba kuhakorera, ariko turi Nyagatare tukaba dufite amazu meza, tukaba dufite abana twabyaye, tukaba dufite abagore beza cyangwa abagabo beza, tukaba dufite amamodoka, amashuri n'ibindi. Ntibizakwibagize ko iwacu ari hehe? Ntibizakwibagize ko iwacu ari mu ijuru, kuko aha nta gakondo tuhafite. Imana yaduteguriye igihugu kirutaho kuba kuki, nubwo inaha tuhafite ibyiza, ariko ibyo Imana yaduteguriye birenze ibi kuba byiza. Abantu b'Imana rero bakomeje kwitotomba, maze Uwiteka atanga amabwiriza. Murongo wa 4, maze Uwiteka abwira Mose ati dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose, abantu bazajya basohoka bateranye ibyaryari. Imana niyo iduha ibyo tugeraho byose kandi yarabisezeranye, ariko iravuga iti iminsi yose abantu bose bajye bagenza gutera basohoka. Mu itorero ry'abategereje kugaruka kwa Yesu ntabwo hagomba kubamo umuntu w'imburamumaro, ntabwo hagomba kubamo imburamukoro, ntabwo hagomba kubamo ba bantu bagenda bakicara hariya bagategereza kurya gusa. Oya, abantu bose amabwiriza yo gutoragura manu nyuma yo gusenga mu gitondo, mujye mubyuka mwerekeza aho mukorera, kandi Uwiteka azahabahera umugisha. Yaravuze ati rero ibyo kurya nzabivuba umunsi umwe, oya iminsi ingahe? Iminsi yose, kandi bizamanuka biva mu ijuru. Abantu rero bajye basohoka bateranye iby'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Imana rero yaduhaye ibyo kurya bya buri munsi. Mu gitondo urabibona rwose, uragenda ugakora kandi bikinjira, ariko ngo ni ukugira ngo bigende bite? Ni ukugira ngo abantu barye banezerwe batunganirwe gusa? Oya, haje n'irindi jambo, kugira ngo ngeze gute? Kugira ngo mbagerageze, kugira ngo ndebe yuko bamaze kubona manu, bamaze kubona ibyo batunze, bamaze kugera kuri biriya, bitondera amategeko yanjye cyangwa batagenza gute? Batayitondera. Rero reka mbabwire, biroroshye kubaho umuntu yari mu bukene, ariko yajya kubona akabona Imana imuteye iteka arakiza. Nta muntu bijya bigora kuba mu bukire. Yego, kuba mu bukire, kuva mu bukene ujya mu bukire nta muntu biva kugora, ariko mbabwire, kuva mu bukire ujya mu bukene, ubwo buzima abantu benshi bugenza gute? Burabagora. Ariko ihame ry'Imana riravuga ngo uyu mutungo, iyi Mana mwabonye ndayitanze kugira ngo ijye ibabeshaho, ariko undi mugambi ni ukugira ngo ngerageze ko mwitondera amategeko. Muri ayo mategeko abantu bagomba kwitondera n'uburyo bwo gutoragura manu bwari burimo, uburyo bwo gusohoka tukajya gukora burahari, ariko turagenda tugakora kuva mu gitondo tukazagaruka saa sita z'ijoro. Yego, ntabwo iryo ari ibwirizwa ryo gutoragura manu. Oya, ahubwo abantu baragenda bagatoragura. Nasomye ibyanditswe bimbwira ko izuba ritarava abantu bagomba kujya kugenza gute? Gutoragura. Hanyuma iyo zuba ryavaga ngo byose utwari dusigaye twagenzaga gutera, twarayengaga bakaba baratubuze. Ba bandi rero bakunda ibitotsi no kuryamira ntabwo baba bakibonye Imana. Narasomye barambwira ku murongo wa 5 ngo itegeko riri aha ngaha, kandi kuwa 6 bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro zingahe? Kuwa nyuma, kuwa 6 w'isabato, Imana yatanze amabwiriza gutoragura manu biremewe iminsi yose y'icyumweru. Iminsi ingahe? 6, ntabwo ari 7. Kandi mu gutoragura manu abantu bagomba kuzirikana ko batoragura ibibakwiriye buri munsi, ariko nibigera kuwa nyuma Imana izabihubwe zingahe? 2. Ubundi rero nasomye muri iki gitabo nsanga abantu hari igihe babinyuranije n'ayo mabwiriza bajya gutoragura manu.
bagiye gutoragura manu atari kuwa nyuma barabisigaza, kandi bukeye basanga biracyahari. Oya rwose, basanze byaguye urunyo kuko banyuranije n'amabwiriza. Impamvu Imana yaduhaye ubu burenganzira, ikaduha imbaraga, ikaduha amahirwe, ikaduha ubwenge, ni ukugira ngo tubone uko tubeshaho imiryango yacu, ni ukugira ngo tubone uko dutoragura manu ku buryo bukwiriye, ariko tugomba kubahiriza amabwiriza agenga gutoragura manu. Tukamenya ko kuwa mbere wa leta cyangwa kuwa mbere, kuwa kabiri w'isabato, kuwa mbere w'isabato kugenda tukagera kuwa gatandatu w'isabato, twemerewe kujya tubyuka tugiye gutoragura manu, kandi nimugoroba tukaza gushimira Imana, kuko turasenga mbere yuko tugenda tugategereza igisubizo cy'Imana. Iyo tumaze kugaruka mu rugo nabwo turashima, ariko aba bantu ko batabigenze uko byarangiritse rwose. Umurongo wa gatandatu turavuga ngo Mose na Aroni babwira Abisirayeli bose bati, nimugoroba niho muri bumenye yuko Uwiteka ariwe wabakuye mu gihugu cya Egiputa, kandi mu gitondo niho muzabona icyubahiro cy'Uwiteka, kuko yumvise mumwivovotera. Natwe turi ikigo mutwivovotere. Uwiteka mu gitondo niho muzajya mumenya gukomera kwe, muzajya mukubona. Bityo nimugoroba mujye mushimira Uwiteka kuko yabahaye ibyo mwasabye, ariko mubisabye. Mose yaravuze ati, Mungu wa munani, Mose arababwira ati, ibyo biri busohore ubwo Uwiteka yubahe inyama zo kurya nimugoroba, mu gitondo akazabaha ibyo kurya mugahaga, kuko Uwiteka yumvise kwivovota kwanyu mumwivovotera. Natwe turi iki? Twe mwivovoteye, ahubwo n'Uwiteka mwagenje gute? Igihe umuntu ubuzima bumubereye nabi, igihe umuntu abonye bimugoye agatangira kwivovota, umenye ko atari abantu bivovotera, nta nubwo ari wowe, ahubwo n'Imana urimo kugenza gute? Ibwirizwa ryo gutoragura manu biravuga ngo niba wakoze uko amabwiriza bivuga, ukaba wasenze mu gitondo, ugahaguruka ukajya gushakisha, ukajya gutoragura manu, niyo wavuye ntacyo ubonye, umenye ko impamvu Uwiteka agenje gutera ayizi, ariko yarasezeranye kutazicwa n'iki? N'inzara. Abisirayeli barakomeje, baza kubona ibyo kurya rwose biraza, ariko abagiye kubitoragura banyuranije n'amabwiriza ntacyo babonye. Umurongo wa 22 wo kuva iki cya 16, ndahihuse kugira ngo dusoze. Kwa gatandatu bateranya ibyo kurya bingana kabiri n'ibyo bajyaga bateranya ingeregiri za omeri z'umuntu wese. Abakuru b'iteraniro bose baraza babwira Mose. 23 arababwira ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze, ateje usaba umunsi wo kugenza gute? Wo kuruhuka, isabato yerejwe Uwiteka. Bityo mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka guteka, ibisaze mu bibike birare bigeze mu gitondo. 24 barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagurunyo na rumwe. Mose arabwira ati, uyu munsi murya ibi kuko none ari isabato y'Uwiteka. Uyu munsi nimubona mu gasozi mu minsi 6 mujye mubiteranya, ariko wa karindwi niwo sabato kuri wo ntibizajya biboneka. Burya nagira ngo mbabwire ko nta mahirwe, nta manu ihari kubadive ku munsi w'isabato. Mwiriwe neza? Dukwiye kubiteranya mu minsi 6, kandi tukagena ibyo tugomba gukoresha ku isabato, tugateranwa no kuza kuramya Imana yacu, kuko isabato ntabizajya biza. Nyamara kubera ko ubuzima bumaze kugora abantu, mbese abadivanisi b'umunsi wa karindwi, abitwa abadivanisi b'umunsi wa karindwi nabo ku munsi w'isabato hari ukuntu batoragura manu bari no mu rusengero. Yego, aravuga ati, guse ndabaho ejo nzabaho he, noneho ejo bizagenda gute? Ari hehe? Mu rusengero. Ndetse umudivanisi araza, imodoka igakomeza gukora, ariko wakagenza gute? Nyamuna bamuhamagaye bati, dore ikoze impanuka. Ari hehe? Yajyagahe ubwo? Yajyagahe? Bya bitekerezo byanjye nawe ku munsi w'isabato biva mu rusengero bikagenda, burya biba bijya he? Nagira mbabwire ko itegeko ryo gutoragura manu rivuga ko tuyitoragura ku munsi, kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa kangahe? Wa gatandatu. Naho umunsi wa karindwi mu mategeko agenga gutoragura manu ntayiza, ahubwo tuzanwa no gushengerera Imana yacu. Rero nge namwe dukwiye kubigenzura niba koko twubahiriza aya mabwiriza nk'uko ijambo ry'Imana ryabitegetse, nk'uko Imana yabivuze. Kubera iki? Muri Yesaya 58
nuhera ku murongo wa 13 batubwira neza uko bikwiye kugenda. Baravuze ngo nuhindukira, nunahindukira gusa ntukandagire iki, ntukandagire isabato. Hari uburyo abantu bakwiye kubaho ku munsi w'isabato. None mbabaze ko nimugoroba umunsi utangira izuba rigende gutera, ko rero ibyanditswe bitubwira ko ku isabato izuba rirenga turi hehe? Turi mu rusengero. Mu gutegekwa kwa kabiri igihe Mose yabwiraga ubwoko bw'Imana ibahesha umugisha, mu gice cya 12 Mose abwira ibihesha ubwoko umugisha, yababwiye ko ari ingenzi kuza guterana. None rero isabato itangira urahagana, wewe ni Nyagatare, mwebwe ntabwo umeze nk'iwacu i Kigali. Rero ubwenge bwose, ubwonko mbega ni moteri bayikaraga. Ubwonko bwawe butikaraze nk'uko moteri zo mu mujyi ziba zikaraga, umenye ko ntacyo wacyura. Menye Nyagatare bitarahagera. Ariko ibyanditswe birambwira ngo mu mabwiriza agenga gutoragura manu, isabato igomba gutangira izuba rirenze, abantu b'Imana rirenga bageze mu rusengero. Ntabwo batangira umunsi bari mu rugo, ntabwo batangira umunsi w'isabato kwa kundi bishakiye, ntabwo amaduka na butike n'iki byose biba bigifunguye. Oya, ntabwo mu gishanga cy'umuceri abahinzi baba bagihinga, oya, ahubwo n'abahinzi bagomba kubabwira ko ejo ari umunsi wo kugenza gutera, wo kuruhuka. Ndetse niba atari n'abadivanisi b'umunsi wa 7 jya ubararikira kuzana nayo gutangira isabato, kuko niko ibyanditswe bivuga. Nimusoma ku gice cya 20 bavuga amabwiriza agenga kubahiriza isabato, no mu gitabo cy'ibyo by'abadivanisi b'umunsi wa 7 bizera ku bijyanye no kubahiriza isabato batubwira ko izuba rigomba kurenga nje namwe twicaye mu rusengero twatangiye kuramya Imana. Abamarayika bo mu ijuru bakumva uburyo abana b'Imana banyuzwe nuko Imana yabarinze mu minsi 6 kandi yabateje n'intambwe ku munsi wa 7 ikawinjizamo, none bakaba bazanywe no kwishengerera. None wowe bigenze ute? Imibereho yanjye ni yawe muri iki gihe giheruka, kuko yaranditse Paulo avuga ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigenza gutera, ibihe bigenza gute, birushya. None byarakuruhije rero ku buryo ahubwo n'amahirwe nabonye hano musenga muri shift iwacu i Kigali. Hari igihe njya kubona nkabona abantu bageze mu rusengero saa 5 kandi abadivaniste ntibagira misa. Gahunda y'itorero itangira saa 2 ariko ukabona umuntu yeguye Bibiliya saa 5 aje hehe? Amabwiriza agenga gutoragura manu nta na rimwe igomba gutakara. Kandi igihe wirengagije ibyo, uretse no gukenyuka, nta n'ubwo uzagera iwacu heza. Mose rero yabwiye Abisirayeli ati kubera ko ejo uzaba umunsi wo kuruhuka nk'uko Uwiteka yabitegetse, noneho nimutoragura inkubye ebyiri kandi mwotse icyo mushaka kotsa, muteke icyo mushaka kugenza gute. Ubwo yarababwiye ngo ku isabato bazateka. Yego, kandi niko buriya yavuze. Tangira wongere ubigenzure iwawe bigenda bite. Abantu botsa icyo bashaka kotsa, bagateka icyo bashaka kugenza gute, guteka, bakabikora isabato itaragenza gute, itaratangira. Ariko bati Nyagatare harashyuha, ntashyuha. Bati Nyagatare harashyuha, rero ubiraje ntabwo ejo wazagenza gute, wazabirya. Ariko reka mbabwire, ninde wigeze wotsa ikintu cyarara kikaba cyagaza? Agira ati murahari? Niba ubona utari bubiteke ngo bikunde, wakokeje ko nabyo byemewe. Sikwibwiriza rivuga se mwose icyo mushaka kugenza gute, kosa, kandi muteke n'icyo mushaka kugenza gute, guteka. Ariko ejo uzaba ari umunsi wo kuruhuka, nta kintu na kimwe mwemerewe gukora. Murabyuka mukaza kuramya Imana kandi mukagenda mukageza nimugoroba. Ariko bigira sanzwe ko abantu bashaka kujya muri harya inaha ikipe yitwa nde, Sunrise, kubera ko iri bukine yaraheko n'abadivaniste biyo bicaye mu rusengero badahari, bamaze kugera muri Sunrise ngo bagiye kugenza gute. Oya, uyu ni umunsi mukuru w'itorero ry'abadivaniste umunsi wa 7, kandi n'umunsi w'Uwiteka Imana yacu. Nge namwe dukwiye kubahiriza n'amabwiriza agenga kuruhuka, kuko Imana yavuze ko mu minsi 6 dutoragura manu, turabyuka tukagenda, ariko ku isabato tubyuka tuza ahangaha. Imana wiringira, Imana wizera, Imana yakurinze kugeza uyu munsi, ikumvishe neza ko ari inshingano yawe nanjye kumenya uko dutoragura manu.
ntabwo Imana yavuze ngo abantu babitoragura uko bashaka, ntabwo kandi gutoragura byinshi biri bugire icyo bikungura. Ibya bindi abantu bapfa bakarwanira ntabwo ari byo bigira icyo bikungura, ahubwo gukurikiza neza amabwiriza Uwiteka yatanze mu gutoragura manu nibyo bitanga umugisha. Bityo rero mu minsi 7 mu gutoragura manu mu gutoragura mu minsi 6, iyo twatoraguye mu minsi 6 tukiteguzamo isabato ku munsi wa 7, tukaza tugashima Imana ku munsi wa 7, kuko nta mani iza ku munsi wa 7. Nyamara Satani arimo aratujyana hirya, umuntu yicara mu rusengero afite ibintu arimo kubara hanze, areba mu modoka yaje, areba amakamyo, areba butike ye, yibaza ngo biragenda bite, imirima ye, inka ze byagenze gute. Amategeko agenga gutoragura isabato nani gutoragura manu ku isabato no kuruhuka. Kandi impamvu Uwiteka bihizeho kugira ngo agenze gutera abagerageze arebe ko twitondera amategeko y'Uwiteka cyangwa tutagenza gute. None itegeko ry'isabato rero riri muri gahunda yo gutoragura manu. Abantu bakwiye kumenya ko nta biza rwose, nta mugisha rero ubonekera mu kwica amategeko, nta mugisha ubonekera mu gukora ibyabuzanijwe. Kuko rero Imana yabishimye ikabishyiraho kandi ikakwemerera ko bigenda bityo, ndagusaba ngo ukurikize iby'ibyanditswe byera byavuze. Nutabikurikiza ntacyo uzungukirwa rwose. Mu gitondo ni byiza gusenga, nimugoroba ni byiza gushima Imana ko twamaze kugaruka amahoro kandi ko twaronse ibyo yaduhaye, ariko nibigera ku isabato je namwe tumenye ko ari umunsi wo kuruhuka. Rwose baravuze ngo ni umunsi wera wo kugenza gute, kandi ni umunsi w'umunezero, ni umunsi Uwiteka yahawe umugisha. Nsoza muri reka nsome umurongo wa 20, nari ngeze hara ku murongo wa 22, ndagiye ku murongo wa 24. Barabiraza bigeza mu gitondo nk'uko Mose yabategetse, ntibyanuka ntibyagura unyo na rumwe, kuko Mose yabwiye ko ari Uwiteka agenje gutera yabitegetse. Muri igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, iki gishya kuri kiriya gisanzwe cy'ingeri ya 2010 ni ku ipaje 149, ariko kuri iki ni ku ipaje 139 mu ngeri ubwo ya 2016. Baravuze ngo reka 138, Imana isaba ko muri iki gihe umunsi wayo wera yitoranirije wubahirizwa nko mu gihe cy'Abisiraheli. Itegeko ryahawe Abaheburayo rikwiye kubahirizwa n'Abakristo bose mu itegeko ridakuka Yehova yabahaye. Umunsi ubanziriza isabato ukwiriye kugirwaho kwitegura kugira ngo ikintu cyose kibe giteguye mu masaha yayo yera. Nta mpamvu n'imwe ikwiriye gutuma imirimo yacu bwite ikomeza kuvogera amasaha yera. Padiri ati nimwakira ijambo ry'Imana. Ku ipaje 139 baranditse ngo mu byerekeranye no gutangwa kwa manu dufite ibihamya bidashidikanywaho ko nk'uko abantu benshi babivuga isabato itashyizweho igihe amategeko yatangwaga kuri Sinayi. Abisirayeli bataragera kuri Sinayi bari basobanukiwe ko kubahiriza isabato ari ngombwa kuri bo. Ubwo basabwaga gutoragura inshuro 2 za manu kuri buri wa gatandatu ku rwego rwo kwitegura isabato, aho ku isabato itashoboraga kugwa ukwera ko umunsi wo kuruhuka kwakomeje kwinjira mu ntekerezo zabo. Kandi igihe abantu bamwe bajyaga gutoragura manu ku isabato, Uwiteka arabajije ati muzagezeyo kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nategetse? None jye namwe muzageza hehe kwitondera ibyo Uwiteka yashyizeho imirongo idakwiye kurengwa? Imana igufashe, ngo nanjye mfashe, kugira ngo nuko Imana yahaye ubwoko manu mu byahishije cya 2 ku murongo wa 17, Imana yavuze abantu bahirwa, kandi Imana yasezeraniye ubwoko bwayo kuba mu gihugu cy'isezerano no kuduha izina rishya. Aya magambo aravuga ngo umurongo wa 7 ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha mu mabwiriza yo gutoragura manu, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Umurongo wa 17, yego unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera
byanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ndabifuriza kunesha. Mu gihe mutoragura manu mu minsi 7, mumenye ko 6 ariyo yonyine twemerewe kubyuka mu gitondo tukajya ku mirimo yacu ya buri munsi. Hanyuma kandi tukamenya ko tudagomba gukora nk'imashini, ahubwo dukora kuva mu gitondo byagera nimugoroba tugagaruka mu rugo tugashima Imana ko ibyo twasabye mu gitondo yabiduhaye. Kandi byagera ku munsi w'isabato tukamenya ko ari inshingano yanjye namwe kuruhuka umunsi w'isabato, nk'uko byagendekeye Abisirayeli bo mu gihe cya kera. Imana yari isezeranye, kandi turifuza ko Imana ari ituyobora mu gihe dutoragura manu twerekeza iwacu. Mbese n'icyifuzo cyawe, urumva rwose umutima wawe wifuza ko Imana ikuyobora mu gutoragura manu ngo wubahirize uko bikwiriye amabwiriza agenga gutoragura manu, kandi Kristo natereke niwe ku bicu nge nawe tuzamusanganira? Niba ari icyifuzo cyawe, ndagusaba guhaguruka ngo dushime Imana. Imana yatanze amabwiriza asobanutse rwose, ntabwo akwiye gucibwa ku ruhande iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo abantu b'Imana bose basabwa kuyubahiriza, kuko niko ibyanditswe byera bivuga. Kandi inshingano yacu ni ububa tuti ubu turabikoze kuko ariko ibyanditswe byera bivuga. Imana mwese ibaho umugisha. Reka dushime Imana. Mana umuremyi mwiza, abana bawe tubonye ko washyizeho amabwiriza yo gutoragura manu, kandi ayo mabwiriza rwose aratubereye no muri iki gihe. Ndetse igihe mu gitondo tumaze kubyuka ngo twerekeze ku mirimo, washyizeho umurongo mwiza yuko tugomba kubanza gushima, ndetse tukakuragiza uwo munsi tukagusaba no kuduha manu. Mwa Imana yacu, amasaha turayakoresha kugeza nimugoroba tukagaruka mu rugo kugira ngo twongere gutamba igitambo cya nimugoroba. Mwa Imana yacu, tukagushimira ibyo waduhaye, none ukatubwira ko minsi 6 tuzadutoragura manu, ariko byagera ku munsi wa 6 usoza icyumweru tugatoragura inkubwe 2, kuko ejo ku munsi wa 7 manu itazaza kuko ari umunsi wo kuruhuka. Mwa Imana, Satani yaraturiganisha tujyana hirya no hino ku buryo no ku masaha yera dusigaye dukora mu ntekero zacu. Satani akazijyana, twagiye mu bitagira umumaro, bitari byo wateganije ku munsi w'isabato. Utubabarira aho twagoryamye naho twateye intambwe idakwiriye, kugira ngo twongere kungukirwa kandi umugisha utanga ku munsi w'isabato. Mwa Imana yacu, ubwo tuhagurukiye ku birenge waduhaye, duhamya ko tuzibukiriye kuva mu murongo washyizeho wo gutoragura manu, cyane ku munsi w'isabato. Ubwo itaza ugiye kujya dutanira imbere yawe, dutanijwe no kukuramya no kuguhimbaza, kandi uko wabisezeranye tujye tuzatuzanye ko dushimishijwe n'ibyo wadukoreye mu minsi yose 6. Abana bawe bahagurutse aho bagiye baneshwa, aho bagiye batsindwa, Satani yabatwaza igitugu. Mwami Imana yacu, uyu munsi wavunjire ngo bahindurire bagende uko ijambo ryawe ritegeka. Nubwo turi mu bihe birushya kandi bigoye, byo guhagarara turabanesha, kugira ngo natwe tuzahabwe kujya ku Imana yahishwe, kandi tuzahabwe izina rishya mu izina rya Yesu.